깊게 들어가는 또 mu mwaka wa 2021 isi yose yakiriwe n'uruhererekane rwa Netflix kuri filime yitwa Squid Game. Mu gihe benshi barebaga uru ruhererekane nk'inkuru isanzwe y'imikino y'amaraso, inyuma y'amashusho hari ubwitange, ubugeni n'ubuhanga bukomeye kugira ngo iyi filime tugereho imeze neza. Byatumye iba rero muri filime za mbere zikunzwe mu mateka ya Netflix, aho yatangiriye gushyirira filime hanze. Ku mwanya wa mbere tugiye kureba imyubakire n'aho amashusho yafatiwe, mbega aho filime yakiniwe ku rukiniro. Ahantu hafi ya hose bibwira ko ari computer yabishyizemo, byari ibintu by'ukuri, byari byubatswe bya nyabyo. Ikibuga cya mbere cyo gukina red light green light cyubatswe ari kinini cyane, kirimo cya gipupe cyakozwe mu buryo bwa animatronic gihinduranya amaso. Umukino w'ikiraro cy'ikirahure abakinnyi bari hejuru yacyo, koko gifite uburebure buteye ubwoba. Hasi hari ubwirinzi, ariko ubwoba bw'abakinnyi bwari bwinshi kuko babashaga no kugwamo kuko hasi barateze ubwirinzi. Igice cya kabiri, ubugeni n'amabara yakoreshejwe. Director Hwang Dong-hyuk yashyize imbaraga mu buryo amahitamo y'amabara agaragaza ubutumwa. Imyenda y'abakinnyi cyo twita nka green track suit yerekanye ubusanzwe n'ubutari uburyarya. Abashinzwe kurinda umukino babaga bambaye imyenda itukura, byerekanaga imbaraga, guhatira no kugenzura abakinaga imikino. Inzira n'inzu zisa n'utuzu twa Lego zigaragaza uburangare n'uburyo abantu bari mu mukino batari bazi ngo bari gukinira hehe cyangwa aho berekejwe ni hehe. Aba bose bakinaga uyu mukino nta n'umwe wabaga uzi ngo ibi bintu biri kubera. Ubwoba bwa nyabwo. Abakinnyi benshi bavuze ko ubwoba bagize mu mukino bwari nk'uburi mu buzima bwabo bwa buri munsi cyangwa mu buzima bwite. Bwabaga ari ubwoba bwa nyabwo. Urugero, mu mukino wa Dragona, iyo umukinnyi yacaga nabi isukari, ibyo byasenywaga kuko bigatuma urwego rw'igitutu ruba rwinshi cyane ku wishe ako gasukari yashakaga gukuramo shape y'ikintu runaka. Ibi byatumye batakaza amafaranga menshi n'umwanya munini, bituma igitutu cyiyongera ku bakinnyi. Hari abakinnyi bigeze gusaba ko bakingura amadirishya kugira ngo bahumeke neza kuko umwuka w'igitutu wari mwinshi cyane. Uburyo byamaze gukorwa. Gufata season ya mbere yatwaye hafi amezi 10. Ukoresheje abakinnyi benshi icyarimwe byasabaga gukoresha gahunda ndende cyane za kamera. Byari urugendo rutoroshye kuko director yari afite inkuru yanditse kuva 2008 ariko ntibihite bisohoka cyabishobore yuko yari kuyikora kugeza Netflix iyemeye. Umusaruro n'ubwamamare ku bakinnyi muri iyi filime. Nyuma yo gusohoka, Squid Game yabaye filime yarebwe cyane ku isi yose mu gihe gitoya. Abakinnyi nka Lee Jung-jae na Joo Ho-yeon bahise baba ibyamamare ku rwego mpuzamahanga. Iyi filime kandi yegukanye ibihembo bikomeye nka Emmy Award n'ibindi bihembo byinshi cyane. Inyuma ya kamera, Squid Game si inkuru y'imikino gusa, ahubwo ni urugero rw'ubuhanzi, ubwitange n'imbaraga z'abantu bishobora guhuza isi yose. Iyi filime yerekanye ko ikintu cyatekerejwe imyaka myinshi gishobora kuzana impinduka mu muco mpuzamahanga. Reka behind the scene kuri filime ya Squid Game tube tuyirangirije aha.
njye mvugana na Flash ni Flash Top TV. Duhure mu kiganiro cy'ubutaha turebera hamwe amateka y'igikombe cya Ballon d'Or gihabwa abakinnyi bitwaye neza, amateka kimaze n'abakinnyi bamaze kugitwara. Byose ni kuri Flash Top TV. Ciao ciao.